Aha ni ahantu heza hihishe utaruzi. Ni isaha imwe uva i Kigali ugahita uhagera. Iyo uhageze ugira ngo ni mu rugo cyangwa se mu baturanyi. Icyumba cyaho kiguha vibes za kera, nk'iyo wabaga ugiye gusura nyogokuru cyangwa se sogokuru, cyangwa se kikakwibutsa ukuntu mu rugo hameze cyangwa se hari hameze. Igisenge cyaho ni uko cyubatse, kiriho n'imishipiri y'amabara, urabireba ukumva rwose uranezerewe. Igishimishije ni uko begeranye n'amazi, bantembereje no mu bwato, ngenda ndi kubona uri gutega amafi. Breakfast yaho nta bikabyo, ni nko mu rugo neza, ugafungura kino kintu kiba kirimo, harimo umugati na cheese. Ibiryo nibyo twariye saa sita, ubundi nongera kubona nareba view y'amazi. Hariyo kandi ubwato bunini bumeze nka bumwe bwa Nowa. Hejuru hariyo salo iteguye neza, ndetse munsi hakaba ibyumba. Nk'uko uri kubibona, aha murahicara mukaba mwafatira amafunguro, mwareba view cyangwa se mwanaganira. Iyo winjiye muri imbere harimo salo, ubundi hakaba ibyumba bibiri bimeze neza, binini, bibyibushye, uryamamo ntunavunika umugongo. Hubakishijwemo imbere ibibingo. Ushaka kwitarura i Kigali cyangwa se kuruhuka cyangwa gutegura projet zawe, ahangaha niho hakubereye. Ikindi cyiza cyaho ni uko hadahenze. Mbere y'uko mpababwira urakeka ari hehe, nahise nifotoza ndataha.